ikaze mu isaha y'abanyempano mu kiganiro impano no kuramya, aho udukurikira kuri FM 106.4 ndetse no ku 100.2 no kuri application yacu ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM, maze ukaba wadusanga no kuri page yacu ya Facebook mu mibare iri mu ibara ry'ubururu, gakanda ukabasha kutwumva neza cyane. Ikiganiro impano no kuramya wateguriwe kandi ugiye kugezwaho nanjye Celestin Habimana hamwe na mugenzi wanjye Valence Uwimana. Yes, rero abanyempano ndetse n'abakunda impano zitandukanye, twongeye twagarutse muri cya kiganiro cyanyu, mu kiganiro dukunda kandi namwe mukunda, aho rero tuba twabateguriye amakuru atandukanye namwe mufitiye amatsiko. Seretse rero abantu bategereje isaha bari benshi, rero turabasuje aho muri hose mu bandi turabasuje, tubahaye ikaze. Bashobora ndetse no kuganira natwe mu nzira zitandukanye kuri 0788766669 na 0728868682 kuri page yacu ya Facebook ijwi ry'ibyiringiro Radio FM 106.4 ndetse n'ubutumwa bugufi kuri 0785225958 maze tukabana nawe mu buryo bwose ubwo ubashe no guca mu gikari ufite ubutumwa buzima ufatika igitekerezo wumva kiri kukuniga mu muhogo, wakitugezaho hanyuma tukaza kugikoresha. Wakitugezaho rero no kuri page yacu ya Facebook ijwi ry'ibyiringiro Radio FM 106.4 turahari naho, hanyuma tukakomeza kubana nawe muri iki kiganiro impano no kuramya. Ni ikiganiro impano no kuramya kiri speciale. Reka tukubwire ko turi kumwe n'umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 mu Rwanda, Pastor Hesironi Byiringiro. Aragaruka ku manuro abantu bahawe impano Valence uburyo bakwiriye kuzikoresha. Aragaruka kuri abo ngabo rero, ariko kandi akaza no kugaruka ku ishuri rya muzika ubona ko rikenewe muri iki gihe kugira ngo abanyempano nyine bakomeze gutera imbere. Uko itorero rihagaze muri bihe bya COVID-19, hashize umwaka n'amezi 3 COVID igeze mu Rwanda, mbese itorero ntago byari hungabanyije ku buryo bukomeye, bimeze gute? Aragaruka kandi ku nyigisho z'ibinyoma zadutse katanga kambere, ariko n'ubu zikomeje kugenda zidegembya hirya no hino. Aragira icyo bivugaho rero. Ni inyigisho ziyobya abizera zikabakura mu murongo muzima zikabajyana mu murongo mubi, kandi na nyuma bikaza kugaragara rwose ko bakoze bibeshye. Burya Imana burya Valence iyo bivuyemo nyuma biza kugaragara. Ese hari igishobora gusenya itorero ry'Imana bwo binavanye no kumuntu yakibaza ati korona iraje itorero rirarangiye, hari cyasenya itorero ry'Imana? Aha rero araza kuduha igisubizo mu mpanuro n'impuguro nyinshi tuza gukurikira, kandi araza kutuganirira ku kigendanye no kwagura iminara ya radio ijwi ry'ibyiringiro ndetse no mu cyerekezo cyo kuba radio yagira na televiziyo. Araza kandi kutuganiriza mu ncame kibijyanye n'isubikwa kabiri ry'inama y'itorero ku isi isanzwe iba buri myaka 5, ndetse n'ubutumwa kubizera muri rusange. Ngibyo rero ingingo nyamukuru zikubiye mu kiganiro araba radio ijwi ry'ibyiringiro ndetse n'abayitega amatwi bose badukurikiye, baba abari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Turaza kwerekeza kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jimmy Bizimungu aho zaririmba muri Ambassadors, akaba aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona, uburyo abona indirimbo ze zigenda zakirwa, kandi yabase hari izindi ari gutegura. Turaza kuba kandi tunarebera hamwe byinshi ku buryo yagiye ndetse nuko abayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivugwaho byinshi ndetse n'ubutumwa atanga. Turaza kubyumvaho hanyuma. Ariko Valence mvuga ko ngiye burya nishimira umuntu ugenda agakomeza ubutumwa, ikintu gikomeye cyane, akavuga ati impano nahawe ne gukomeza kuyipfukirana, agakomeza gucana ryatabaza. Meretse kumubona kuri televiziyo Rwanda yagize ikiganiro, bamuhamagaye online ariko ubusobanura n'ubundi toujours ashyira izina ry'Imana hejuru. Ndavuga nti ibi ni byiza cyane, ubutumwa bukwiriye kugera ku isi yose mu nzira zose zishoboka, ku isi yose, kandi by'umwihariko nk'umudiventiste umunsi wa 7 akagaragaza koko yarezwe kandi yigishijwe koko n'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7. Taragikayonza kandi korari 14 zahuriye mu iteraniro ryo gushima Imana zinagaragaza impano zahawe. Nihe yabaye ya mbere? Ntucikwe. Kandi turaza no kwerekeza ku Muhima Celestin. Batiki ku Muhima. Ku Muhima rero abo ni korari abagenzi bavuga bati
mu ndirimbo zacu nyine amashusho ni indirimbo z'amashusho yitwa Gitare nitwa Iwacu Heza. turaza kumva igikubiye muri ayo mashusho dusobanukirwe. Valence uyu munsi nyine bitewe n'ubutumwa bukomeye turagarukaho, si ngombwa kuvuga ku nsanganyamatsiko, ahubwo ibyo uragenda wumva mu kiganiro urajya utangamo inyunganizi utwandikira muri za nzira twakwaye. nuko bimeze rero. ubwo ngako agaseke k'amakuru turagapfunduye, tugiye gutangira rero tuyabasangize. nagira ngo ubwire ko mu kiganiro impano no kuramya niho uzajya wumva ibyiza biryoshye kurusha ibindi. Amakuru niki kuko aho dukomanze baradukingurira, burya nawe no mugisha. Amakuru utapfa gusanga ahandi. Reka da ntago yatoragura ku muhanda. aya makuru yacu ntago wayatoragura ku muhanda, kirazira. ni amakuru nyine aba yashatswe n'abanyamakuru b'abanyamwuga, kandi n'abayaduhaye bakaba ari abantu b'abanyamwuga mu byo twashatsemo ayo makuru, kandi bemeye kuyoborwa na Mwuka Wera, kandi bayobowe na Mwuka Wera. Valence rero nta kujya kure, turaritse buri wese mu buryo bwose ashobora. hari benshi abari hanze bari kutwandikira bati turabakurikiye, ubutumwa bwanyu turaza kubusoma rwose mu kanya. abari mu Rwanda ndabona hano message maze kugira message 1001 aho ni kuri Facebook, hano kuri WhatsApp message 1001. nanjye aka kanya tuvugana maze kubona izigera kuri 6 tukivugana. ubwo rero mwese tubahaye ikaze, tunejejwe nuko turi kumwe namwe. hanyuma kandi tubabwira ko tugiye guhera twakira umuyobozi mukuru, umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 mu Rwanda, Pastor Hesironi Byiringiro. hanyuma adusobanurire kuri za ngingo twababwiye turaza kuba tuganiraho, ndetse n'ibindi byinshi. ubwo rero buri wese arasabwa gutega amatwi, abapasitori, abakuru b'itorero, abadiyakoni, abizera, abaririmbyi, abatari Abadventiste. ubutumwa bwose turaza kukugira rero rwose. niko bimeze, kandi aya niyo mahirwe Celestin kumva ijambo ry'umuyobozi utari kuzapfa kubona wenda bikoroheye, ariko noneho kubera radio ukagira amahirwe yo kumva impanuro zimuturutseho. ni ikintu cy'ingenzi cyane rero. reka tumuhe ikaze mu kanya gato cyane. tugize umugisha mwinshi wo kuba twakiriye umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 mu Rwanda, Pastor Hesironi Byiringiro, udusuye muri studio za radio Ijwi ry'Ibyiringiro, studio nshya, umurongo mushya, umunara mushya, ndetse kandi n'izindi ntumbero turaza kuganiraho. ariko tugaruka no gukoresha impano nk'ikiganiro cyitwa impano no kuramya. njye nitwa Celestin Habimana. Pastor President w'Inyoni Hesironi Byiringiro, tubahaye ikaze muri studio za radio Ijwi ry'Ibyiringiro. murakoze cyane, mbashimiye ubutumire bwanyu kugira ngo tugire byinshi tugeza kuba twumva kandi bashishikajwe na radio Ijwi ry'Ibyiringiro. ikaze. turahera ku kijyanye n'ubundi n'impano no kuramya. mu mpano Imana yagiye abantu zitandukanye, ariko n'ubundi zikubiye mu busonga buzingiye mu bintu bine, birimo gukoresha igihe neza, gukoresha umubiri neza Imana yaduhaye, gukoresha ubutunzi Imana yaduhaye neza, ariko kandi n'impano tukazikoresha tugarura abantu kuri Kristo, tubazana kuri Kristo n'abamuvuyeho tukabagarura mu itorero ry'Imana. Pastor, niki mwabwira abanyempano mu gihe turi muri gahunda ivuga ngo niyemeje kugenda? Urakoze Bwana Celestin. impano ni ikinyarwanda gisobanutse. impano ni amahirwe umuntu ashobora kuba afite, kandi buri muntu wese Imana hari impano yamuhaye. ahangaha ndashaka kugira ngo twibande ku mpano z'umwuka. Bibiliya yuzuye ahantu henshi abagabo bagiye bahabwa n'umwuka wera ubushobozi ndengakamere bwitwa impano z'umwuka. izi mpano umuntu atabona abanje kuzikorera, ahubwo iyo azihawe cyangwa se iyo wowe uzihawe urazikoresha ngo zirusheho kwaguka, zigufashe kandi zifashe n'abandi. impano z'umwuka ndazireba cyane cyane mu buryo bwa Bibiliya, mu buryo bw'abayoka Imana. izo mpano zigenda zijyana n'ijambo
cyangwa zigaragazwa n'igihe umuntu bavuga ngo ni igisonga. Igisonga ni umugaragu, ni uyoboka, ni ukiranuka, ni uwiringirwa. N'itorero naryo rigomba kuba rifite abantu bafite impano zo gutuma baba ibisonga. Igisonga rero kirangwa na byinshi, kirangwa no gukiranukira shebuja. Igisonga kirangwa n'urukundo. Igisonga mu magambo ahinnye bugufi kiba gihagarariye uwagitumye. Iyo umuntu bavuga ngo ni igisonga cya Kristo, ni ukuvuga akora ibyo Kristo ashaka. Iyo bavuga bati uriya ayobora ubusonga, ni ukuvuga ngo abashobora gutanga n'icyitegererezo ku bandi. Iyo umuntu bavuga ngo ni igisonga, bakwiriye kumubonamo ubunyangamugayo, gukora icyo yemeye. Ku busonga rero ushobora kuba igisonga ku mubiri, ku bitekerezo, ku butunzi. Ibyo byose ushobora kuba igisonga mu buryo bwo gukiranuka. Ku bakristo twari dukwiriye kunezezwa nuko turi ibisonga bya Data wa twese. Ndetse ntibidukorere isoni no kuvuga ngo turabagaragu be. Nje byanezeza kuba ndi umugaragu w'umwami uruta abandi bami, umutware uruta abandi batware, kuko mfite ubwo burenganzira. Kandi anyemerera igihe cyose kugira ngo musange, mwongorere, mubwire icyo nshaka kandi cyakire. Ngira ngo nta mahirwe arenza ayo ngayo. Abanyempano rero turavugamo, hari abaririmbyi, hari abacuranga, hari abakora imivugo, hari abandika ibitabo, hari abakora muri za mpano zabo zikaba izirehereza abantu kuza kuri Kristo, abavuye kuri Kristo zikabarehereza ku mugarura kugira ngo bagaruke kuri Kristo. Muti rero niyemeje kugenda, ariko wa munyempano mwakomoje ku myitwarire ikwiriye cya gisonga, ubutumwa bw'umwihariko kuri abo baduteza amatwi, abo baririmbye bake. Buri muntu wese afite impano ye. Hari abafite impano zo kubwiriza, hari abafite impano zo kuririmba, hari abafite impano zo gukora ibintu bishimwa n'aba bantu babana nabo, ndetse ukaba wabyigana ntunabigereho. Ariko ufite impano yose, iyo ayikoresheje akayikoresha neza, nta mahirwe arenza ayo ngayo. Reka tuvuge nk'abafite impano yo kuririmba. Ushobora kuba ufite impano yo kuririmba kugira ngo uhagarare abandi badafite iyo mpano. Ntabwo rero ukwiriye kugawa kuko iyo mpano yifite, ahubwo iyo mpano ukwiriye kuyishakamo umusaruro ko Imana iba yarawuguhaye. Haba ahubwo uhabwa impano nk'iyo ngiyo ntanayikoreshe kandi Imana yarayimuhaye. Ndagira rero ngo mbabwire nk'abaririmbyi, iyo urimbira umwami wawe ukaririmba umusingiza, ukamuririmbira n'amagambo ukoresha akwiriye, kuko hariho amagambo ubura amagambo, ariko ufite impano akafite amagambo yakoresha. Noneho bigatuma buri muntu wese yumva yuko yakumviriza uwo muntu, amagambo kuntu ayakurikiranye kandi afite akamaro, kandi amagambo yubaka. Aho ngaho waba afite impano. Hariho n'ushobora kuba afite iyo mpano akayikoresha nabi, ntayikoreshe mu buryo bwo guhimbaza Imana, ahubwo akayikoresha mu buryo bwo kuyobya abandi. Nabo ngabo babaho. Ariko nkaba nibwira ko impano nziza nifasha abandi, niyubaka abandi, nihindura abandi, nibagira abayoboke ba Kristo. Kuko umuntu ufite impano yo kuririmba aba afite inzozi, aba afite ibyo areba abandi batareba. Noneho iyo abivuze bituma abandi bahumuka amaso, niyo ashaka kuberekeza ku ijuru arabazamura bakabona ijuru bitewe na ya mpano afite yo kuririmba. Aho ngaho hariho abagira impano yo kubwiriza. Ukaba ufite impano yo kubwiriza, ijambo rimwe rikavamo ikibwirizwa gishobora gufasha abantu n'abari barizi bakarimenya birenze ibyo, bakumva biryoshye kurushaho, mbese bakabona nk'aho ari ubwa mbere babyumvise. Uwafite impano Imana yamuhaye, umuntu ntakakugayire ukumeze, kuko ushobora kuba ufite impano yawe yihariye, na wa wundi wenda dushima muri impano yimwe adashobora kugera aho wowe ugeze. Nkawe Celestin ufite impano y'aka kazi urimo, ndetse waba uri kuvuga abantu bakagutegera amatwi bati ni Celestin uri kuvuga, ntabwo ari buducike tugiye kumwumva. Iyo ni impano Imana yaguhaye. Ahubwo iyo
utayikoresheje ngo uyibyaze umusaruro, ibyo nibyo byaba bibabaje. Nkibwira ko amahirwe dufite nk'itorero ni uko buri mwizera wese, buri muyoboke wese hari impano Imana yamuhaye, ari umuto, ari ukuze, ari ugeze ndetse no mu zabukuru, afite impano Imana yamuhaye twebwe ubwacu tukwiriye kwigiraho. Kandi itorero, ese itorero ni iki? Itorero ni ihuriro ry'abayoboke ba Kristo. Iyo bafite impano rero, buri muntu wese umuha amahirwe yo kugira ngo impano ye abashe kuba yayikoresha. Iyo mpano ijyanye n'ibyo Imana ishaka, kuko nigeze kubivuga haruguru, habaho ushobora kugira impano ukayipfusha ubusa, ukayikoresha ibidakwiriye. Nkibwira rero ko buri muntu wese afite impano, kandi ntabwo impano igenda ikurikiye uko umuntu amashuri yize, cyangwa se uko areshya, cyangwa se urugo akomokamo, ahubwo Imana yakunze kugenda itanga impano ku bantu, ndetse nabo batatekerezaga, mu buryo bw'ubuyobozi, mu buryo bwo kuyobora ubwoko bwayo, ikabatoranya bamwe babashidikanyaho. Ariko ko Imana ishobora kuba yaramuhaye iyo mpano akabishobora, hakabaho n'abandi bashobora kubona iyo mpano ntibayibone ko ari impano Imana ishobora kuba yaramuhaye, yabona atabigezeho, akabona yuko Imana yamwimye byinshi, kandi Imana hari n'impano yaguhaye wowe utabashije ahubwo kugira ngo exploite, cyangwa se ngo ubashe kuyikoresha kugira ngo umugambi w'Imana ubashe gusohora. Baba bari nka cya gisonga cyahawe itarana imwe kikayitaba. Umugaragu shebuja yabahaye itaranto, umwe amuha 5, ndamuha 2, ndamuha 1. Noneho wa wundi wahawe 1 ati ngewe iriya mpano ntabwo nejeje, kuva ubu ngubu ngiye kuyihisha, nzayimugarurire, ndetse ndarakaye. Hariho iby'Imana ishobora kuguha Celeste, byo ngewe ndashobora kuba yarampaye bikambabaza, kandi najye hariho ibyo yampaye nubwo byaba bikeya nari nkwiriye kubikoresha. Nkibwira ko ari cyo ngicyo nabivugaho ahangaha. Murakoze mu kubishyigikira rero ku itorero, mu biganiro mwagiranye n'abayobora amakorari mu mujyi wa Kigali, ibiganiro byabereye muri kaminuza y'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7, kaminuza ya Afurika yo hagati, mwabasezeranije muti kugira ngo tubafashe kuzamura za mpano, tugiye kubashakira ishuri rya muzika rizajya ribafasha kuzamura za mpano zanyu. COVID-19 cyakora yahise nayo itera bitaragirwaho. Ese iyo projet yaba ari projet ubwo yahise isinzira bitewe na COVID-19, cyangwa mwaba n'undi mukitekerezaho ko ibihe bigenze neza yasubukurwa? Pastor, mu bintu byambabaje bitari byitezwe nk'uko n'undi wese byamubabaza ni COVID-19. Imigambi ya benshi uretse nanjye ubwanjye yarapfubye, bitaduturutseho, bidaturutse cyangwa ku wundi muntu uwo ari we wese, ahubwo bitewe n'igihe cyabihagaritse. Ubwa mbere uribuka ko n'amashuri yigeze ahagarikwa, amashuri asanzwe. Cyo ni kimwe. Ibikoresho umuntu ashobora no gutumiza hanze ntibyari bigishoboka, indege zarahagase, ariko igitekerezo kiracyariho. Gituma mvuga ngo kiracyariho. Umugambi w'itorero ry'Abadventiste ni ukugeza ubutumwa kuri buri muntu wese, atari kubwiriza gusa, ahubwo n'ubutumwa buturutse mu ndirimbo. Kandi izo ndirimbo abafite ya mpano twavugaga barahari, bakaba bashobora gufasha abandi no kubakundisha Yesu binyuze mu ndirimbo. Hariho n'umuntu uhinduka cyangwa kumva nka radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro bitewe n'indirimbo zitangwa ziraho ngaho, ati ngewe nkunda izi ndirimbo z'Abadventiste. Ariko biterwa n'iki? Bitewe n'ubuhanga bw'abo baririmbi bashobora kuba baririmba. Hariho n'abandi barimba n'izi ndirimbo zo hanze bakabakunda bitewe n'ubutumwa buri muri izo ndirimbo bushobora kubafasha. Abo nabo bafite ibyo baba bari kwigisha mu buzima busanzwe. Ariko nk'itorero hari ubuzima bw'itorero bugomba kubaho, ntibugomba kubaho butagira indirimbo. Kandi indirimbo zikora ku mitima y'abantu kurenza ibindi byose bishobora kubaho.
sinzi iyo umuntu afite ubutumwa ariko ubutumwa bukajya no mu ndirimbo, hariho ubwo bufata bitewe n'ijwi washatse kumva gusa, ariko hagera hanyuma wabutekereza ukabona we gufite akamaro. Icyo gitekerezo rero ndacyagifite. Dufite umwarimu arahari, ariko hariho bimwe twagiye duhagarika bitaduturutseho, ahubwo bitewe n'igihe. Nk'ubu mu nama z'ubushize twagize, reka mbonereho no kubwira abizera ndetse n'abayobozi hirya no hino, indirimbo ziboneka mu gitabo cy'indirimbo z'abadivantisiti umunsi wa karindwi uko ari 350, izongeho nk'150 twazigabanije amakorari afite ya mpano yo kuririmba. Noneho buri firidi yose ihabwa indirimbo zigeze ku 10, 15 cyangwa 20 ndetse cyangwa 30, kugira ngo tuzigabanye amakorari agomba kuziririmba, akaziririmba mu buryo bw'amategeko y'indirimbo, akaziririmba afite amajwi menshi aririmbwa. Burya abantu baririmbira hamwe ari benshi bagahuza amajwi, abantu niho bakunda kuririmba. Nubwo hariho uririmba solo akaririmba ijwi rimwe gusa aho ngaho, nabyo bigashimwa, ariko iyo habonetse benshi mass choir ikaririmba, nta kineza kirenze icyo ngicyo. Ubu rero twabitanze mu mafiridi, ndagira ngo mbibutse n'abatari bikoze babyumvire n'aha ngaha, kuko radio ijwi ry'ibyiringiro izagenda isura muri buri firidi ayo makorari yahawe uwo mukoro, bakabafata amajwi kugira ngo izo ndirimbo noneho ziririmbwe na benshi. Igihe korari yo muri firidi runaka, yo mu itoro runaka, yo mu ntara runaka, iyo yose imaze kuririmba iyo ndirimbo neza, n'abizera bose bageraho bakajya bayiririmba nkaho nabo bigeze baba muri iyo korari. Icyo nicyo nabikoreye aho ngaho. Urumva rero ko ibyo biranshishikaje cyane, ndetse ubu ngubu tukaba turiho dusobanura cyangwa twandika izindi ndirimbo 150 zizongerwa kuri ziriya. Uburyo bwo twahita tugira indirimbo 500 byanze bikunze. Ibyo biri ankuru biri gukorwa, ni ahubwo byararangiye. Twategereza ubwo ko nuko bitari zacapwa, ariko abazanditse barazanditse, ari amanoti bashyizemo, ari amagambo, ibyo byarakozwe z'abadivantisiti umunsi wa karindwi. Byatumye nibaza nti Pastor Perezida w'inyoni y'u Rwanda Hesron Ibyiringiro, turi kumwe muri studio za Radio Ijwi ry'Ibyiringiro, indirimbo nziza ivuze iki kuri wowe? Iyo uri kumva indirimbo nziza icuranze neza, ifite amajwi meza, ifite ubutumwa bwiza, bikora ku marangamutima yanyu gute? Indirimbo nziza irantwara, ndetse akabaho ubwo nyiririmbye ntanatekereje, bitewe n'amagambo yayo, bitewe nuko nshaka kuba nk'ibyo bari kumbwira muri iyo ndirimbo. Indirimbo mu by'ukuri nigeze nanjye kuba umuririmbyi. Hariho radio yarimbaga i Bujumbura yitwa Kodak muri za 66, nigeze kuba umwe mu baririmbyi muri za korari. Iyo umuntu rero yakunze ikintu nk'icyo ngicyo akagikunda kiri mutoya, burya rinda saza akina bifite. Ubundi hariho henshi nagiye nsura mu bihugu bitandukanye, mu matoro y'abadivantisiti umunsi wa karindwi, cyane cyane nko muri Aziya n'ahandi, aho ubona abaririmbyi baririmba ukumva byonyine bakubwirije, nubwo umubwiriza atari yatangira ikibwirizwa cye. Mbireba rero muri ubwo buryo, nuko mfata indirimbo zinkora ku mutima, nicyo gituma zikunda, nicyo gituma nifuza kugira ngo uyu mwaka tuzarangiza tube twushobora kuba dufite indirimbo zingana zityo. Ntabwo rero wakwemvesisa ku ndirimbo utabikunda. Ubwo biratuma nibaza ngo nanone indirimbo yakozwe batabyitayeho, mbega itaryoheye amatwi bitewe n'uburyo bayikozemo. Iyo muyumvise wenda muhuye nayo, cyangwa se byo bikora gute ku marangamutima yanyu? Nshobora kubona nk'indirimbo nkumva iyo ndirimbo ntayikunze, uzumva kenshi ntashaka no kuyitora ngo abariyo batangiza igihe ngiye kubwiriza, ariko ishobora kuba ikunzwe n'undi muntu. Ubwo rero niba ngewe iyo ndirimbo ntayifite itanzaho ako kanya, ntibyatuma n'undi mvuga ngo ntabwo ukwiriye kuyikunda. Nicyo gituma rero icyo ukunda ntugomba kwerekana yuko abandi igihe batagikunze kitari cyiza. Oya, ntabwo ariko biri. Kandi wenda bishobora guterwa
n'uburere aho narerewe iyo type iyo muzike nkaba wenda numva ntayishaka cyangwa ntayikunze, ariko ndayikunze ndetse ikunzwe n'abandi benshi. Nkibwira rero ko amahitamo umuntu ku ndirimbo akunze ni ikintu kiba kuri bose. Murakoze. Hashize umwaka urenzeho n'amezi 3 COVID-19 igeze mu Rwanda, ariko se itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi kugeza ubu rihagaze gute? Kuko ndabibaza mpereye ko turi abanyamakuru turagenda COVID ikiza, hari n'abavugaga bati itorero rigiye kwirangiza bitewe na COVID-19. Rihagaze gute kugeza uyu munsi? Itorero ry'Abadventiste ntabwo riri mu kirwa, riri mu gihugu, riri ku isi, kandi iki cyorezo cyakwiye isi. Ngira ngo abanyarwanda benshi nabo barabizi iki cyorezo, nk'uko twigeze kubivuga nanone, cyakoze kuri za gahunda z'uburyo butandukanye, cyagiye gikora ku mibereho y'abantu, cyagiye gikora kuri za gahunda zari zarateganijwe, ku byo ndetse no kunzoza abantu bari bafite. Iki cyorezo cyazikomye mu nkokora, ariko mu by'ukuri dukwiriye guhora twiteguye, ntitubone yuko ibyatubayeho cyangwa ibitubayeho bikwiriye kuduca intege, ahubwo bikwiriye kutwongera ubundi bwenge bwo gushaka uburyo twabisohokamo, ndetse bikatwongera n'imbaraga zirenze izo twari dufite mbere. Iyo ibintu byakuruhije niho ubiha agaciro. Iyo ubona ibintu mu buryo bworoshye ntabwo ubireba mu kuri ngo ubihe agaciro ubikunde. Ku itorero ry'Abadventiste rero ntabwo icyorezo kibasiye itorero gusa, ahubwo kibasiye n'izindi nzego n'ibindi bigo n'izindi za organisation cyangwa se ibyo abantu bari bagamije aho ngaho. Kuri twebwe itorero ntabwo rifite ibintu by'umwihariko byinshi wanasobanura n'abandi, uretse ko nabo babibona. Habaho icyo umuntu atagusobanurira iyo warangije kukibona nawe ubwawe. Ubwa mbere cyatumye abizera badaterana nk'uko bari basanzwe baterana, ariko itorero n'inama twarahawe n'ubuyobozi bw'igihugu nuko abantu bakwiriye kwirinda, kandi bakirinda mu buryo butari mu mategeko gusa, ahubwo nawe ukumva yuko ukwiriye kwirinda ku giti cyawe. Muri bimwe ni uguhana intera, kandi aho duteranira mu nsengero duhanye intera, abinjiraga muri urwo rusengero baragabanuka. Iyo bagabanutse rero, umugambi twafashe nuko bamwe bagomba gusengera mu ngo zabo. Iyo umuntu rero yamenyereye gusengera mu rusengero, iyo asengeye no mu rugo arabona ati ibintu byaracitse. Ariko tukwiriye kureba nk'abantu bafite kuzirikana no kureba ibituriho, ariko ndashima Imana yuko yagiye ihosha kino cyorezo. Abafite inshingano muri byo bakagenda bafata ingamba ku buryo insengero zimwe z'itorero zigenda zifungurwa, kandi none zikubahiriza n'amabwiriza atuma umuntu adashobora gufata icyo cyorezo ngo kigire icyo kitwangirizaho. Gusa bamwe bagize imyumvire idasobanutse, bavuga bati birarangiye. Kunda kubyumva bamwe bavuga bati birarangiye, ntabwo twakongera gukora, byararangiye. Birarangiye. Ngira ngo iki kiri mu cyo turaza gukurikizaho tuganira. Ahubwo ubwo nagira ngo mbanze menye wa wundi bavuga ngo itorero ririsenye, covid iraje, itorero ririsenye. Pastor, umuntu nk'uwo mwamubwira iki? Ushobora gutekereza ngo nuko covid ije itorero rirarangiye. Uwo muntu ntabwo yarasanzwe ari mu itorero. Ashobora kuba yagaragara yuko ari mu itorero ariko ataririmo. Erega kugira ngo ugaragare mu itorero suko waza ufashe ibitabo n'umwambaro mwiza wambaye ngo ubwo witwe ngo ndi mu itorero. Kwa mu itorero ni ukuribamo mu mwuka, ukaribamo mu bugwaneza, mu rukundo,
mu gukiranuka, mu gutanga icyitegererezo ku bandi. Iyo uvuga ngo itorero rishenye niryo ryateye se icyo cyorezo, nkibwira rero ko umuntu nk'uwo aba yari afite gahunda asanganywe muri we, ariko yarabuze ukunda asohoka mu itorero, ndetse akagira ati narabibanye kera none mbonye urwitwazo ngiye nkamubona ntyo, kuko ntabwo icyorezo cyatanzwe n'itorero ryakwisenya serite. None se rakora ibintu amabwiriza atariho. Amabwiriza yatanzwe n'iki? Yatanzwe nuko iki cyago covid ndirobanura uwo ari we wese, yaba ari uw'itorero yaba atari uw'itorero, kimugeraho. Ntabwo rero cyaje kibasiye itorero gusa, ahubwo cyaje kibasiye benshi. None se nta masoko bahagarikaga cyangwa bagatanga amategeko y'ukuntu bagomba kwifata? Amaduka yarafunze, amaduka agafunga, amahoteli agafunga, ibibuga by'indege bigafungwa, ingenda bagendaga bagahagarara, abatumije ibintu bikaguma aho byari biri. Ahubwo se buriya hari icyasenya itorero ry'Imana pastor? Ntagishobora kurisenya. Nta mbaraga na zimwe zishobora gusenya itorero ry'Imana. Unabitekereje wowe ubwawe ukibwira ngo itorero ni njyewe nshobora kurisenya, uba wihenda bikabije cyane, kuko itorero ni ry'Imana. Icyo kora uzabanza usekereza ariko njye mfite imbaraga zirenze uwarishizeho, urihagarariye, kapiteni waryo, murusha imbaraga. Ubwo icyo gihe waba ufite ibibazo muri wowe. Ikindi nakubwira, wowe ntuzigere na rimwe urwanya itorero, ku itorero ntiwarishobora. Icyo kora warisohokamo nk'uko warijemo, ariko ntushobora kurisenya. Icyo nicyo nakubwira. Ryubatswe n'umuhanga, riri kuri fondasiyo idashobora kunyeganyezwa n'uwo ari we wese. Nubwo wahamagara abantu bakagukurikira uko bangana kose, ntabwo babishobora, ntibarinyeganyeza iryo torero. Wararihasanze, Yesu atagarutse ushobora no kurihasiga. Nkibwe rero ku itorero ndagenda nshimishwa nuko hirya no hino hari insengero zimwe ziri kugenda zifungurwa, zikurikijwe nanone amabwiriza yatanzwe n'igihugu. Mu biganiro bibiri twakoranye, hari icyambere twenda kwizihiza isabukuru y'ibireye imyaka 100 itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7 rimaze rikora ivugabutumwa mu Rwanda, ndetse n'ikindi twakoranye muri bino bihe bya covid-19. Mwagiye mugaruka ku nyigisho z'ibinyoma zagiye ziboneka mu bihe bitandukanye. Uyu munsi bihagaze gute? Ese ziracyahari? Ariko kandi ubwo turaba tunibaza ngo ese mugira inama ki umwizera ukurikira inyigisho z'ibinyoma zitagendeye kuri Bibiliya, zitagendeye no ku mwuka w'ubuhanuzi, nk'ibitabo itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 twifashisha? Hari bamwe bigisha inyigisho zicishe kubiri n'amahame y'itorero, batabigambiriye, ahubwo bitewe no kudasobanukirwa. Akumva yuko ibyo wazi ari byo agomba kugira ate kwigisha. Uwo rero akwiriye kwegerwa, agafashwa, akayoborwa, akabwirwa inyigisho tugenda n'iza Bibiliya. Inyigisho tugenderaho ni ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ubu twagize amahirwe yuko byatangiye gusobanurwa, buri muntu wese akabashobora kubyisomera. Amahame y'itorero, iyo unyuranije nabyo uba utakiri mu itorero, uba ufite gahunda yawe. Iki itorero rikora rirakwegera, rikagufasha, rikagusobanurira. Iyo ruvuze uti ibyo simbi kurikozwa, simbi shaka, dore ibyanjye, icyo gihe ubucishiye kubiri ni itorero. Icyo gihe riri itorero rigufatira umwanzuro, kiri kugira icyizere, kiri gutuma, kuko utuma uwo wizeye nuza kujyanira ubutumwa. Nuko ngiye mbibona. Ariko hariho n'abandi babikora babigambiriye, azi ukuri ariko agashaka kuzana ibitekerezo bye bicishe kubiri n'iby'itorero byimirije imbere. Icyo gihe uwo nguwo
ntatinda no kumenyekana, kuko ntabwo abwirwa ngo yumve, kuko aba yabigennye yabigambiriye. ababikora biraramba bigera hanze bigasagamba. Ntabwo bima. Mu gihe maze mu itorero ntawe nigeze mbona uzana inyigisho ze ngo zimare kabiri. Uribuka inyigisho zigeze ziza umwaka sinkwibuka neza, zizatumumenye inyigisho zitwa ngo tumumenye, zararambye se ntawe ukimenya aho ziri, ariko wenda zishobora kuza mu yindi forume yabo ngabo uvuga. Nazo ntabwo zishobora kuramba, ariko zo zigira na bamwe zihitana, nk'izo za mbere zifite bamwe bavuyemo. Nkibwira ko ntabwo itorero ry'Imana nk'uko twabivuze riyoborwa n'umuntu, ahubwo uwo muntu Imana iramuyobora, kandi iyo agiye kuriyobya Imana ntimwemerera ko ariyobya. Muti zifite abo zihitana. Hari umwizera uteze amatwi muri kino kiganiro impano no kuramya, muramubwira iki kugira ngo nawe nyine zitaba izindi zishobora kuza? Kuko kuvuga ngo ziramuhitana ni ukuvuga ngo ntabwo twongera kumwentegera zimukura mu byizerwa. Turamuheza, arahezwa, kuko ntabwo umuntu udafite ubutumwa bwawe ukomeza kumushyira imbere. Ubutumwa wahisemo, ubutumwa mugenderaho, iyo hagize ushaka kubuyobya ntabwo umwemerera, ntumuha n'urubuga, ahubwo uramubwira utumva wowe komeza, ariko ntitugifatanye. Niba ari itora ushaka gushyiraho, genda ubisabire uburenganzira, noneho baguhe ububasha nawe utangize ayo mahame yawe cyangwa iyo myizerere yawe. Naho ubundi ntabwo itorero rishobora kwemera namba yuko uwo mudafite gahunda imwe ntabwo mujyana muri urwo rugendo. Ugarutse arababarirwa, ariko ugarutse ati narayobye ku mpamvu izi n'izi, arakirwa, kuko nabyo biri muri prinsipe z'umwami wacu. Nta byaha se byinshi twakoze, ariko se ntitubabarirwa uko bukeye n'uko bwije. Ariko winangiye se amaherezo ye aza kuzaba mabi. Hari icyo rero kijyanye no kwagura ivugabutumwa, noneho kiribana n'aha twicaye muri studio za radiyo ijwi ry'ibyiringiro, nka radiyo ijwi ry'ibyiringiro, aho mu minsi mike ishize umunara mushya ukorera i Karongi watangiye gukoreshwa kuri fréquence ya FM 100.2. Byabivuze ko kwagura ivugabutumwa rinyuze kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro ni ibikorwa bikomeje, ni gahunda zikomeje, niba zikomeje zirakomereza ku kikande. Iyi ni gahunda y'Itorero ry'Abadiventiste ku isi yose. Hariho ubutumwa butari bwagera ku buryo bukwiriye kuhagera hakoreshejwe ikoranabuhanga nk'iringiri rya za radiyo n'izindi za communication zishobora kuba ziriho. Ku Rwanda sinavuga ngo tumeze nk'ibyo bihugu bindi bikoresha bityo, bikoresha na za radiyo, ariko kandi umuntu amenya iwabo. Nabonye yuko radiyo ari igikoresho gikwiriye kugeza ubutumwa ku bariho, cyane cyane bari mu Rwanda. Ari muhiriwe akumva radiyo, ari umudivantisi cyangwa atari umudivantisi, muri gahunda ijwi ry'ibyiringiro rifite. Ariko noneho icyariho nuko umunara umwe ntabwo wari uhagije. Nicyo cyatumye, kuko wari ufite aho ugarukira gusa amajwi. Itorero ribona yuko dukwiriye gushaka undi munara watuma ubutumwa bugera no muri utwo duce tundi. Si n'ubutumwa bwo kubwiriza gusa, ahubwo no kwigisha imibereho y'abantu, kwigisha imyifatire y'abantu, kwirinda ibibi, kuko niyo misiyo burya y'amatorero ifite. Ubu rero twagize amahirwe i Karongi, umunara uruzura, agace k'iburengerazuba kose ndetse no hakurya y'imipaka ijwi ry'ibyiringiro rirahagera.
nkaba mfite nanone gahunda nsaba Imana ngo ibimfashemo tubone n'undi munara waboneka iburasirazuba, ukareba utu turere tw'iburasirazuba muri za Ngoma, za Kirehe, za Kayonza, Gatsibo na Nyagatare, nabo bakagira amahirwe yo kumva radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Icyo gihe rero ibyo bimaze kugerwaho, nanone ndasaba Imana kugira ngo izatubashije kugira ngo tuzabe dufite na televiziyo, kuko igikurikiraho tuba igihe dufite iminara noneho na televiziyo, noneho ibishobora kugira ite, ibishobora kubonwa n'abantu bose bo mu duce twose tw'igihugu. Ubwo turahita twibaza ku kijyanye n'uwo munara uteganywa kubakwa Nyagatare, Nyarupfubire, ku musozi wa Nyarupfubire. Ni projet yabiri hafi kuba yazatangira, ni projet iri kwigwaho? Mu by'ukuri hari ibigomba gukorwa mbere y'uko ibyo, hari ukwemererwa fréquence, hari gushaka ikibanza aho ngaho, hariho icyo twari twarambagije, kandi ubuyobozi baduhaga icyizere yuko twashyira umunara, kandi iyo minara nanone tuba dushyizeho si yacu gusa, ahubwo n'abifuza kuza gufatiraho nabo ntitwabura kubararika, kuko rero nibwira ko dufite ubushobozi, kuko nk'ibikoresho biri aha ngaha by'uwo munara ntabwo ari byo dutuma hanze. Nagize umugisha wo kugira ngo iyo minara yose uko ari 3 twari tugenewe nko mu Rwanda bambi ibikoresho byayo, nkaba noneho tubifita atari byo dutegereje kukura hanze. Ubwo rero nkaba mfite icyizere runaka cyatuma ko byanze bikunze uwo munara nawo uzaboneka. No kuvuga ngo ubwo ibya televiziyo byaza uko iminara yose tatiri gukora, cyangwa bishobora no kuza mbere? Oya, ni ngombwa ngo tubanze twabanza ibya radio ko yasakaye hose, ibya televiziyo kuko hariho benshi babyifuje, ariko icyo ngicyo nacyo kirahari. Ku kibazo kijyanye n'insengero zafunzwe na mbere ya COVID-19 bitewe nuko inzego za leta hari icyo zashakaga, ko hari urwego bashakaga ko insengero ziba ziriho kugira ngo umutekano wabo ube wuzuye, batiteze wenda ko byateza izindi ngorane. Izo nsengero zirafungwa, COVID-19 isanga zifunzwe, n'ubu ntizirafungurwa nyine birumvikana. Ese ku kijyanye n'izi nsengero itorero mu gitekerezaho iki, mubwira icyo abizera kugira ngo za nsengero zizongere zisengerwemo nk'uko byahoze? Mbere ya COVID hari insengero zigeze zihagarikwa, kandi zitari z'Abadiventisti gusa, ahubwo urusengero rwose rwabaga rutuje ibyangombwa kwisuku, kubikenewe muri urwo rusengero, mbese ibintu bijyanye n'igihe tugezemo, insengero nyinshi zari zitabifite. Ubuyobozi burasuzuma izo nsengero zirafungwa, mu gihe twari muri gahunda yo gushaka uburyo zavugururwa, COVID iraza bituma noneho na za zindi twari twaremerewe zifungwa. Nkibwira ko muri kino gihe turi bukurikirane cyane izo zari zaremerewe kugira ngo zibanze zafungurwa, noneho izindi zidashimwa bitewe n'isuku nke cyangwa nuko zitagezweho muri ako gace, nibwira ko bizadufasha noneho no kuzuza ibyangombwa bifatanye n'ibya COVID ndetse n'ibyo twari twaranenzweho muri icyo gihe. Noneho nk'urusengero twakubaka, ibyo byose bikaba biteganijwe. Ntabwo byoroshye, hagoma imbaraga nyinshi, ariko kandi ubwira umuntu usobanukiwe ntabwo aruha. Umuntu uzi impamvu y'ibyabaye tumusobanura byinshi, ndetse ahubwo mujya inama kugira ngo murebe ukuntu muva muri icyo kibagoye. Hari abavuga bati insengero zafunzwe, Union twubakira insengero. Ubundi mu buryo bw'itorero, ubundi insengero zubakwa na Union, zubakwa n'abizera. Union hari igihe ishobora kuba yagira ikifasha, cyangwa Firidi, bigenda gute pastor? Hari ubwo abantu baba badasobanukiwe. Union, Firidi nabo banda ahubwo bo abo ngabo bizera nibo Firidi, nibo Union. Ntabwo Union ari umuyobozi wayo, ntabwo yaba Union, ahubwo n'abaremye itorero bose bahuriza hamwe bakagira ikintu bageraho. Iyo
ubuyobozi bwo hejuru bufite ubushobozi bwibitseho bushobora gutabara, ariko cyane cyane abizera ku badivantisi nibo biyubakira insengero. Urwego rubakuriye rukabafasha mu bitekerezo, uburyo bari bwubake urwo rusengero, bararukomeza bate, ibikoresho bari bukoreshe bimeze bite mu nama, ndetse hakabaho igihe bagira bati natwe tubateye inkunga iyi n'iyi. Ubwo rero ni ugufataniriza hamwe. Bibaye iby'ubuyobozi bwo hejuru n'abitoro batanabishaka, ntabwo n'urwo rusengero rwakuzura, ntirwabona n'abarusengeramo. Nkibwira ko ari ubufatanye bw'abizera b'itoro runaka n'ubuyobozi bakwiriye gukorera hamwe kugira ngo bave muri icyo gihirahiro, bave muri ubwo bwigunge, bave gusengera ahadakwiriye, basengera ahantu hahesha itorero icyubahiro. Ubwo umuntu ahita agira amatsiko yo kwibaza ngo ubundi Union ubwo yashobora kubaka izo nsengero zose. Hari igihe mwiza leta avuga ati babishobora, ubushobozi burahari. Ndibwira ko sinaruha basobanura ngo Union ntibishoboye. Ingo zose dufite ingo twagiye tuvamo. Umuntu wese afite umubyeyi yabyaye, wamubyaye. Utekereje yuko papa wawe ari we wagukorera byose n'urugo rwawe yaranakubakiye, ntabwo wagira aho rwerekeza. Ahubwo biba byiza iyo papa wawe hari icyo umushyiriye. Ubundi ugize icyo ushyira papa wawe, haba ahubwo rwose agushima nubwo ntacyo byagira, ko wamweretse ko umuzirikana. Ariko kandi binezeza umubyeyi yabona umwana we afite igitekerezo cyo kuva mu ngorane izo arizo zose. Iyo uri umubyeyi rero uragira uti uriya mwana wanjye ni umugabo, icyo ngiye kumukora ni iki, ndamutwerera iki ngiki, atanacyiteze ukakimukorera kiramushimisha bikabije. Nkaba rero nibwira ko itorero ntabwo ryakubaka insengero zose zaho abizera bari, ariko itorero rishobora buhoro buhoro kugira ikintu baje babafashamo mu nama. Hariho abatekereza amafaranga gusa, ariko burya n'inama ziruta n'amafaranga. Ushobora kuvuga uti nimukore mutya, nimukore mutya, kino mwakigeraho. Iyo mugiye inama ntabibananira, njye nuko mbireba. Ikibazo cya nyuma atari uko ari gito mu buremere bwacyo, ahubwo nyine ari ku kiganiro n'ubundi kigenda kigana ku musozo. Muri 2020 itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ryagombaga gukora session, inama yo kureba uko muri muhagaze ndetse no kugira ngo hajyeho izindi imbaraga bafate n'izindi ngamba. Ibyo ntibyakunze bitewe na COVID-19, babishyira muri 2021, nabwo ntibyakunda bitewe n'icyorezo cya COVID-19, bishyirwa muri 2022. Pastor Perezida wa Union y'u Rwanda, ubundi ibintu nk'ibyo hari ibindi bihe byarigeze bibaho ku isi byatumye itorero ridakora igikorwa nk'icyo cyo kugira ngo rikomeze kwagura umurimo. Mukibona gute se? Ntabwo cyaba ari ikibazo gikomereye itorero kuba ibyo bitaragenze gutyo, mubibona gute? Nkuko nigeze kubivuga, ikibazo cya COVID ntabwo cyahungabanije itorero ry'Abadivantisi gusa, cyagiye imigambi yose yari ihari yagiye ikomwa mu nkokora na COVID. Ariko abayobozi mu nzego zose z'igihugu cyangwa z'isi zagiye zishaka uburyo bw'ukuntu bava muri zo ngorane zituma batagera ku byo bashaka kuba bari cyangwa bifuzaga kugeraho. Nk'uko ubizi, itorero ry'Abadivantisi nyuma y'imyaka 5 niho ritora abayobozi, rigashyiraho za porogaramu z'imyaka 5, ndetse bakagira uko bakira raporo mu buryo buri muntu wese afite gutanga igitekerezo cye. Nicyo gituma ku isi yose biba ngombwa ngo haboneke abaderege cyangwa se intumwa. Nyuma y'imyaka 5 zajyaga zigira aho ziteranira, cyane cyane zikunda guteranira muri Amerika. Hari igihe kimwe zagiye ziteranira n'ahandi, ariko bitewe
naho zigomba kwakirirwa nko ku mahoteli cyangwa se kuri tekinoloji ibidakwiye muri icyo gihugu, ibyo ngibyo bikabibuza. Ubu rero twari tuzi yuko mu 2020 iyo myaka 5 mu gihe izaba irangiye tuzajya muri Amerika, ndetse tujyanye n'intumwa zari ziturutse mu Rwanda zigeze kuri 34, ariko ntabwo byashobotse bite na covid. Batireka turebe ko mu mwaka ukurikiyeho 21 icyorezo cyagira gite cyacisha makeya, abantu bagashobora kugenda, indege zigatambuka, ibihugu byazahajwe na covid turebe ko nabyo byazagira amahirwe yo kuza muri izo nama. Ntabwo byakunze, baracuma noneho muri 22. Ubu nibyo dutegereje ko nibura icyo gihe inama ishobora guterana, ariko bashyiraho agateganyo ko bidakozwe bikomeje kuba bibi hakoreshwa ikoranabuhanga. Icyo nicyo ubumwe cy'agateganyo, ariko amategeko y'itoro ry'Abadivantisi ako agateganyo bari baragashyizeho yuko gusibiza izo nama ziba nyuma y'imyaka 5 bikorwa nibura 2. Ibirenze 2 baba bagomba kugira bate kwiga izindi ngamba zivotewe n'itorero ku isi yose ikigomba gukorwa. Izo nama ubu zarabaye, niho bavuze bati nibi covid ibaye itoroshye ngo duteranire nanone muri St. Louis muri leta za Amerika, icyo gihe bazatoranya abantu bake bajya kuri Zoom bagirane inama aho ngaho, bahagararira abandi. Nicyo ngicyo abafite uburenganzira bwo kuba bajyayo ku mpamvu wenda zitabahagarika mu bihugu byabo, cyangwa se muri Amerika bakaba batari strict cyane cyangwa babe babuza abantu baturutse hanze. Icyo gihe rero 22 inama yaba, ariko itabaye yazakorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga. Dusoza iki kiganiro, hari ubutumwa cyangwa se ikindi kintu utekereza ko ari ingenzi tutagejejeho mwasangiza abateze amatwi ikiganiro impano no kuramya kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro? Pastor President, ntacyo mbona tutagezeho uretse gusa ko na kwibutsa abizera b'itoro ry'Abadivantisi umunsi wa 7 batekereza yuko ubutumwa ibintu byose byahagaze, ko ubutumwa bukwiriye guhagarara, ko mbese nta kindi kigomba gukorwa, ibintu byose byarangiye. Baba bakwiriye gusobanukirwa nuko igihe tugikora ibindi, tukajya guhinga, tukajya gucuruza, tukajya mu ishuri, tugakora indi mirimo, tugahinga, tukorora, simbona uburyo umuntu ashobora kuvuga ngo ibi byo byarahagaze kandi ibindi byose bitarahagaze. Nkibwira ko ibyo ngibyo ari umuntu ufite imyumvire ye, ariko wari ukwiriye gufashwa nanone, agafashwa n'itoro kugira ngo bamusobanurire. Ikindi nkaba nasaba bizera ko bajya basobanura umuntu wacitse intege cyangwa ufite imyigishirize ye akwiriye gusobanurirwa, ndetse byaba ni ngombwa n'ubundi buyobozi bwo hejuru bukaza kugira ngo babafashe basobanukirwe n'ibyo amahame y'itorero ashingiyeho n'icyerekezo cyayo. Kuko gucisha kubiri n'imyizerere yacu tuba tutakira bitorero. Guhagarika ngo ibintu byarahagaze ntabwo byahagarara ku itorero gusa, byahagarara burya kuri byose, kuko igihe kizagera imperuka ize. Ariko ntabwo twatangira kuvuga ngo imperuka ngo irarangiye, iziye Abadivantisi, ntabwo iziye ibindi byose. Kuko ikindi nasaba nuko abizera n'abayobozi banamba ku Mana gusa, bakareka Umwuka Wera akabayobora, kandi akabayobora mu bushake bw'Imana. Abafite ubuhanuzi bwabo bakareba yuko ubwo buhanuzi ari Imana yabubahaye koko, babugenzuze ibyanditswe ntacyo Bibiliya itigeze itanga cyo kutuyobora. Asigaye
reka twiyegereza data twese kugira ngo akomeze kudufasha muri urugendo twatangiye, ngo ho kugira bamwe basigara mu nzira kandi tugiye gutaha iwacu. Nibwo butumwa nibwira naha abumva radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. murakoze cyane Pastor Perezida w'inyoni y'u Rwanda Hesironi Byiringiro ku kiganiro cyiza mutugejejeho kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro kugira ngo tugisangize ndetse n'abakunzi bayo n'abayitega amatwi bari hirya no hino. Murakoze cyane, turabashimye. Murakoze, ndabashimye. Reka dushimire umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda, Pastor Hesironi Byiringiro Valence, mu ngingo zitandukanye yaduhaye umwanya wo kuziganiraho, duhereye cyane cyane ku banyempano, avuga ati buri wese nakoresha impano ye neza Imana yamuhaye. Rwose ati ni by'igiciro, ni ikintu gikomeye kubona impano wahawe ntukaziyifate nk'ikintu giciritse, ahubwo ati ni ikintu cy'ikirenga wahawe, kandi ngo twagiherewe ku buntu, kandi cyahawe abantu batandukanye, abize n'abatarize, abakire n'abakene, abo mu cyaro n'abo mu mujyi. Imana yagiye ibaha impano mu buryo butandukanye, ati buri wese rero nakoreshe iyo taranto ye neza ibyaza izindi. Ngicyo rero icyo yavugaga muri iyo ngingo, yongera agishimangira avuga ati abanyempano nimumenye agaciro k'impano mwahawe. Ati kandi izo mpano ntimuzikoreshe muyobya abantu, ahubwo muzikoreshe mufasha abantu, mubayobora kuri Kristo, kuko iyo niyo nshingano itorero ryahamagariwe, kandi ni nacyo Imana yaguhereye. Iyo mpano ntabwo yiguhaye ngo uyikoreshe uyobya abandi ubajyana muri Gehinomu, ahubwo no kugira ngo ufashe abantu kugana ku bugingo. Yanabibariye mu busonga avuga ati buri wese akwiriye guterwa ishema nuko ari igisonga, kwitwa umugaragu wa Kristo, kwitwa umugaragu w'isumba byose, kwitwa umugaragu w'uwaremye byose. Erega burya iyo ugize shobuja mwiza ni amahirwe akomeye cyane. Kugira rero shobuja data wa twese ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane, kandi abantu tuba dukwiye kugiha agaciro. Tuba dukwiriye kugiha agaciro kacyo kuko kirakomeye, kirahambaye. Hari n'ikindi rero yavuze ati itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi riha umwanya abanyempano kugira ngo zaguke. Vare, ndibwira ko icyo kintu n'umwana ufite imyaka 2 mu itorero ryacu, nuko wenda ari muri bino bihe bya COVID-19, ariko n'umwana ufite umwaka n'igice atangira kujya muri korali. Oya, ngira ngo nta icyo kivuze nta n'uwagishidikanyaho, cyangwa se ibyo avuga ibihamya byabyo birahari ahatuzengurutse nk'uko bivuze. Ubu hano kuri radiyo ngira ngo tugira ikiganiro urubuga rw'abana cyane, abantu benshi barabibonye, abantu uburyo birwa bavuga amasomo n'abari kwiga kuvuga, ukumva umwana avuze isomo. Abana bafite amasomo, bafite ibice bya Bibiliya bafashe, bafite imivugo bafashe mu mutwe, bafite byinshi babasha gusobanura. Iriya mpano rero akabasha kwikuza neza. Ati itorero rero ritanga umwanya muri buri wese mu mpano Imana yamuhaye kugira ngo bayimufashe ayizamure, kugira ngo ayizamure, ayikuze, uko akomeza kugenda kurira mu itorero ry'Imana, n'aya mpano ikomeza kugenda izamuka. Yavuze ku ishuri rya muzika rero, ishuri rya muzika, namwe abaririmbyi rero yababwiye, yavuze iki kintu cyakigarutse avuga yuko kuba byarabwiwe abaririmbyi ariko ntibihite bikomeza, nuko nizangaruka nyine yagiye akomeza kwibandaho za COVID zaziye twese. Avuga ati rero iri shuri n'ubundi biri mu bintu byambabaje. Wumvise ko naho yahise avuga ati nanjye burya nkunda kuririmba kandi nararirimbye. Nyine ni nacyo yavuze ati ntabwo wakora investment cyangwa se washora amafaranga mu bintu udakunda. Ati rero kuba nanjye ubwanjye mbikunda, wumvise uburyo ngo akunda indirimbo ngo imuryoheye mufasha cyane, bakisanga ari no kuyiririmba. Avuga ati nanjye yakoresheje ijambo nanjye numvishe koko arigeze ku marangamutima. Aravuga ati ndatwarwa
ndatwarwa nanjye numvise indirimbo nziza iryoheye ndatwarwa nkashiduka nanjye niyumva ndi kuyiririmba. ati niyo mpamvu nyine iyo ngiye gutoranya ngiye kubwiriza hagomba kuba nyine abaririmba indirimbo nkunda. birumvikana rero indirimbo nkunda nk'umuntu waririmbye ati nararirimbye hari radio yitwa Kodak y'u Burundi Bujumbura ni korari ngo yaririmbaga bararirimbaga rwose zigatiye muri korari yitwa Kodak. ubwo rero urumva ko Celestin kuri iki cya muzika aho yahageze agaragaza uburyo cyamubabaje bigaragare neza ko igihe cyose inzitizi za covid zava mu nzira nkuko yabitsindagiye. yavuze ati ibihe bigenze neza rwose gahunda igomba gukomeza. ati rero ati n'umwarimu turamufite abafite ubushake barahari hanyuma nyine za mpano zikazamurwa atari mu bana gusa n'abakuru hanyuma nabo bato bagafashwa kugira ngo kuko Valence buriya abantu nyine turaririmba abadivantiste abantu baravuga ati abadivantiste bazi kuririmba neza ariko uzarebe iyo korari hajemo umuntu niyo yaba umwe ufite byibura amakuru basic information ku bijyanye bya muzika arabihindura ukumva birahindutse uhita ujya kubona rwose ukabona bararirimba ukumva bararirimba baracuranga ukumva ko bacuranze. twahoze dufata urugero rw'iriya korari y'Ikarenge iriya babwira Yesu hagezemo umwarimu uriya muhungu Jean-Luc uriya wabyize ku Nyundo avuga ati ni ivorime ya mbere imeze gutya ya kabiri imeze gutya urwo ni urugero ubwo rero ayo nandi mahirwe reka dusenga Imana dusabe kugira ngo ibintu bizongere bigende neza hanyuma noneho yaje rero no kuvuga ku bigendanye n'uburyo itorero rihagaze muri bihe bya COVID-19 yavuze ko itorero rihagaze n'ubundi yavuze ati ntabwo itorero riri mu kirwa ntabwo ari umwihariko ibyarigezeho ni ibintu rusange nyine nk'uko n'abandi byabagezeho. urumva niba ingaruka za COVID-19 zigeze kubizera kandi abizera ari bo torero yanakivuzeho tayari no kuvuga ngo itorero rihura n'ingorane ariko mu by'ukuri nta kintu cyihariye kidasanzwe waza ngo uvuge ngo itorero ngo byagenze gutya. hanyuma yanavuze ku kintu cyabavugaga bati kuva covid ije abantu itorero rirarangiye icyo yakivuze aravuga ati itorero ry'Imana ryubatse ku rutare rukomeye ati ibyo rwose n'uwarota kuri senya akiyumvamo ubwo bushobozi ko yarisenya ngo yaba yishutse ngo yaba ari kwiteza ibibazo yaba ari ubwo se wasenya itorero ryubakiye kuri Kristo. ati itorero ryubakiye ku musingi ukomeye ryubatse ku maboko y'Imana umwubatsi w'umuhanga ati umva warivamo ukagenda sibyo. ubwo rero kuriteraho imigeri ni nko gutera kuriteraho imigeri ni nko gutera baravuga ngo ni nko gutera icumu ku muhunda ntabwo warisenya ni nko gutera imigeri ku muhunda. reka nkubwire niyo habaho guma mu rugo y'imyaka 10 bibaye bishoboka itorero ry'Imana ryaba rikiriho kuko hari uwanyandikiye ni James Wingumeri aravuga ati n'amarembo y'ikuzimu ngo ntazarishobora warwanya wenda umwe mu bayobozi b'itorero wamwibasira wagira ute ariko itorero ryo rirenze ubuyobozi usigira ngo we Imana itemeye kumukoraho ugira ngo wamurya n'urwara bigakunda uri kwigereza ntabwo zise bamwe bashyomotse kuri Mose ukuntu byabagendekeye barya Kora Datani na Biramu bashyomotse kuri Mose bagira ngo ni Mose ahari Mose nyine bazi ariko iko byabagendekeye nuko ubutaka bwarasamye burabamira. itorero ry'Imana rero ati rwose umva abarota ko rishobora kuzasenyuka rikazima nk'uko umuntu wenda afunda ikimina kikageraho kikazima ntabwo itorero ry'Imana ruko rimeze itorero ry'Imana rega ikibazo nuko abantu baryumva bakarirebera kuri itorero ry'Imana rirenze bya bindi urebesha amaso kandi imyumvire yagiye mu bana b'Imana irenze ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Valence reka nkubwire urugero burya nko muri COVID-19 hari abantu bakomeje gukiranukira Imana cyane ahubwo birenze no mu bihe bisanzwe hari abantu bakomeje gusenga bagasengera mu rugo kandi bagafashwa cyane. hari abantu basengeraga kuri radio noneho hari n'ikindi kintu cyantangaje Celestin mu gihe abantu bavugaga bamwe bati covid iraje amavuna itorero ryajyaga rikora
abantu bakaza ari benshi bagaterana bakamara bya bitaramo by'amakorali y'amavuna ati ibyo byihanishaga abantu byose ubwo bivuyeho itorero riragiye ariko ikintu cyantangaje hano hari message sindi buyisome ariko nabi nangu nashaka kuza no kuyisoma ko nta kitwaye y'umuntu wanyandikiye simuzi nanjye ntanzi gusa nyumva kuri radio yego aranyandikira ari mu karere ka Ngororero aravuga ati njyewe numvise radio ndi mu rugo iwacu ndi umukatolike ariko ati bitewe n'amavuna yaciye kuri radio ijwi ry'ibyiringiro ibiganiro bibwirizwa ati ubu mbabwiye yuko njyewe ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 kandi sinzi urusengero rwabo sindabatizwa yarambaze yamwe ati njye sinzi umuryango w'urusengero rw'Abadivi ariko sindanabatizwa ariko njye undi Mudiventiste kubera radio ijwi ry'ibyiringiro ndategereje njye ubu nanjye ndi mu bategereje kugaruka kwa Yesu ejo bundi muri Mozambique abantu barabatijwe kumvira radio ijwi ry'ibyiringiro kuri tune abantu barabatijwe you see rero ijambo ry'Imana rifite imbaraga cyane zigenda zigacengera mu muntu noneho ugasigara umureba nka wa muntu ariko wa muntu yabaye undi wundi cyane ibyo kuvuga ngo corona ngo yaje ibyo kuvuga ngo inzara ngo yateye ibyo kuvuga ngo abantu bakwanze untouchable you can't touch it ntabwo wabikoraho urumva rero ni nacyo yakomojeho ati ibyo rwose byo nta no kubitindaho ati ibyo nta kubitindaho icyo rero wa mugani wawe yavugaga ni kimwe mu bintu bigaragaza yuko umuntu ushaka kurwanya itorero adashobora kwihangana wenda bwa butumwa reka musome yaragize ati mwiriwe isabato nziza umunsi w'umunezero niko ari gutumusubiza ndi umukatolike ariko radio ijwi ry'ibyiringiro hari aho yankuye hari naho ingejeje ubu natangiye kuyumva mu mavuna ya Madamu Esperance Mbanzabigwi nkaba nabasabaga nimero ye niba bishoboka mwayima nabuze umurongo kumbabaze niba habaho gahunda yo gutera radio y'inkunga urumva katolike ushaka gutera inkunga radio by'ukuri byatumye mvuga nti vare reka nkubwire ikintu umuyobozi yakubwiye nawe ageze ku rwego uyu muntu rw'indamukanyo kuvuga ngo isabato nziza. Come on. Urumva ko hari amahame y'ukuri kwa Bibiliya pastor president hari imbaraga igenda imwinjiramo yagiye amwinjiramo yagiye ndamwinjiramo. Yakomeje rero no ku nyigisho z'ibinyoma zijya ziza. Avuga n'abazizana avuga ati umuntu uzanye inyigisho z'ibinyoma turamwegera tukamuganiriza ati iyo byanze turamuheza ati kuko ntago waha ijambo umuntu uri gusenya umurimo w'Imana. None se wowe wa mugani wawe uri umubyeyi umwana wawe akaba adashaka wenda n'urugero ndi gutanga kugendera kuri gahunda y'umuryango wamuha umwanya kugira ngo akomeze ayisenye gahunda y'umuryango. Yaramutse asabye ijambo mu muryango kandi uzi ko ibitekerezo byari biganisha abandi bana kuba babi bishaka kugumura abandi bana nabo ngo kubibirara ntabwo wamuha ijambo. Si yaba ari umwana wawe se? Si yaba ari umwana wawe. Ati rero ati abo ngabo arahezwa ariko kandi iyo yisubiyemo agasaba imbabazi akumva yuko yakosheje cyangwa se yagiye mu murongo utariwo ariko akumva yuko agiye cyo kugaruka kigeze yumva ko yagarukira yagaruka akagaruka mu murongo w'itorero. Ati rwose uwo nguwo itorero rihora rimurambuye riramubabarira. Erega ni necyo Kristo yashakaga kwigisha igihe yavugaga kuri uriya mugani w'umwana w'ikirara wananiye se akati umugabane wanjye nigendera akagenda akajya kwayisha ngo ubugoryi bwe uwo mugabane yabona bimushizeho akajya kuragira ingurube byakwanga akavuga ati yewe reka nemere nsubire kwa data nimba ikigoryi nzaba ikigoryi cye aza nibura kugira ngo nkomeze kurya ibyo ingurube zasigaje. Yasubiyeyo sarabubabarira. Uyu munsi rero hari abantu bari kurya iby'ingurube zashigaje mu by'umwuka. Hari abantu bari kurya iby'ingurube zasigaje kandi mu rugo kwa data ibyo kurya bihari. Ibyo kurya mu rugo kwa data tuvuga ati n'ibiki ni cya kindi hari ikibazo nakunze namubajije aravuga ati ibitabo itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 rifite amahame y'ukuri kwa Bibiliya. Rifite Bibiliya rikagira n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ndetse byinshi byamaze no guhindurwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ariko asanga umuntu ari kugutomera wa mugani wawe bya bindi byo kurya by'ingurube zasigaje twageranya ni inyigisho z'ibinyoma zihanze aha akazivurugutamo
seresi tubara abantu bagiye muri ziriya nyigisho zatumumenye pasitoro nazo yazikomojeho zirabazonga hari akantu ugeze kumbwira ngo hari umuntu mwiyeze kuganira ntitumuvuze hano ariko ngo hari umuntu wazibayemo mwiyeze kuganira hari umuntu yazibayemo ngo none ngo wari aho wageze yagiye mu cyumba nyine cyazo batangiye gusakasa ku mugore yagiye mu cyumba cyazo agiye kubona ngo umugore batangiye kumukabakaba atari ku ibi n'ibiki ati my friend here we share hano turasangira byose ikibiri turasangira iki ni ikibiri kiri gukora roho nzimirindane roho nzima yageze mu ijuru mureke ikibiri gikora ibyacu ngo yafashe umugore ukuboko ati umva madata ahantu turi ntabwo kandi rero n'izi nyigisho zivuga ngo umurimo wararangiye nacyo yanakivuzeho naho ziganisha rero hari abantu baterewe amada muri za tumumenye hari abanywereye inzoga zagizeho ingaruka byinshi hari abagurishije amasambu yabo Yesu araje Yesu azaza isambu yakubitwa n'ubukene hanyuma rero Valens yanakomeje ku bijyanye no kwagura iminara ya radiyo ijwi ry'ibyiringiro avuga ati iyo gahunda irakomeje ati hanyuma umunara w'Inyagatare urangira ati na televiziyo rwose izaza ngira ngo iki ni igisubizo bahishiwe iki ni igisubizo abantu benshi batwumva kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro bari banyotewe ni igisubizo cy'ikibazo abantu benshi bibazaga bari badukurikiye n'ahandi twavuze tuti twebwe radiyo mu kiganiro impano no kuramya tubageraho mutabasha kugera cyangwa se aho tubagerera ku makuru nyine yayandi mutapfa kubona aho mubonye hose ni ukuvuga ngo abantu benshi iki gisubizo bari bagisonze bari bagifitiye inyota kumva ngo radiyo ubwo yatangiye kwagura iminara ese natwe tuzagera ku rwego radiyo noneho igera no ku rwego rwo kugira televiziyo ngira ngo iyo unarebye muri vision muri memorandum ya radiyo muri manifesto yayo hagaragaramo ko radiyo muri vision yayo igomba kuzanagira na televiziyo icyo kintu rero yaje gishimangira agaragaza umurongo wacyo nicyo yavugaga kandi nacyo rwose reka dushonje duhishiwe ibyiza biri imbere kandi bizagenda neza cyane yanavuze kandi Valens ku bijyanye n'insengero zari zarasanzwe n'ubundi zifunzwe bitewe n'uko zitajuje bisabwa mbaza nti mbese union niyo yubaka insengero ati abizera bafite inshingano nibo union yavuze ngo union nabizera ntabwo ari uriya mu departement wicaye hariya mu biro runaka union ni nge nawe ni ngewe ni wowe twebwe bizera twinjira hariya muri rusengero ati twebwe dushobora kuza dutanga inama ati kandi burya inama nziza iruta amafaranga ako kantu urakoze ukanyibutsa n'akanditse ahantu ati inama nziza ziruta amafaranga kandi that is true icyo ni ukuri nanjye uko ni ukuri maze kubona no mu buzima bwanjye bwite cyane umuntu akugira inama nziza yewe we rega serasite nshobora kuguha miliyoni 5 ariko undi muntu akaza akakugira inama mbi za miliyoni 5 nyuma yewe n'umunsi umwe ahubwo zikaba zikugira imyanya intoki ariko ndashobora kukugira inama ufite 100,000 bikazabyara miliyoni 20 cyane ibyo no kuri guhari rero nabizera bashobora kuba bibwira batari ko se twakubaka urusengero bigakunda babona inama nziza bakabikora ndetse mu gihe gito bakabona birakunze ati cyakora twebwe dufasha mu nama ati kandi niba ubushobozi buhari dushobora no kugira icyo tubatera inkunga twagiye tubona insengero nyinshi zagiye ziterwa inkunga na union y'u Rwanda bakavuga ati wenda turabaha isakaro tunibutse za firidi tunibutse abizera badukurikiye ko na perezida wa union nyine umuyobozi pastor nawe burya abafite itorero abarizwaho nyine hariya hasi nk'umwizera si ngibyo niyo mpamvu yavuze ati itorero abantu ntibakarirebere muri za nzego twumva ngo firidi ngo union ngo GC hariya ntabwo ari itorero burya riri itorero ni hano iwacu hariya local church iri organization structure iri hariya hasi yanavuze umurimo uri yanavuze ku kijyanye n'isubikwa ry'inama isoza imyaka 5 yasubitswe muri 2020 na 2021 iteganyijwe kuzaba muri 2022 avuga ati inyandiko twarebye ikinyandiko zivuga tubona ko itasubikwa birenze inshuro 2 atubwo nibigera mu gihe cyabyo bitarakunda noneho izakorwa kuri Zoom meeting online urumva general conference session kugira ngo isubikwe ntabwo ari ikintu twatumenyere twebwe nawe yavuze ati n'ubwa mbere bayo abakiri bato twaribazaga se ibi bintu koko
urumva nk'icyorezo cya covid baragisobanura ko bati no mu mateka ageze ko ibindi byorezo nk'ubushita hari icyo bigeze kuba ngo niba ari black sinzi ko bakivuga Spanish what yes bakavuga bati rero no tukibaza nibi bya nk'iki noneho cyo gusubika iyi nama cyaba kibaho mu mateka y'itorero ariko umva yakigarutseho agaragaza ko ari ikintu kitigeze kipfa kubaho agaragaza rero ko noneho n'ikoranabuhanga rifite uruhare runini rwo kugira ngo iki kintu kitazasubikwa ku nshuro ya gatatu byanatweretse nanone cya kintu cy'ivugabutumwa rinyuze mu ikoranabuhanga cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga mu ivugabutumwa ni ikintu ubona yuko itorero naryo ryamaze gufatamo umurongo cyane aho tubona yuko nk'uko yabivuze ni radiyo biri mu mugambi wo kugira ngo ivugabutumwa rigere kure cyane. Hanyuma Valence rero yasoje avuga ati abizera begera abandi mu mwuka mwiza babigishe babafashe abadasobanukiwe neza amahame y'ukuri kwa Bibiliya itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi kugira ngo hari n'igitabo itorero rifite mu kinyarwanda cyitwa ibyo Abadiventiste umunsi wa karindwi bizera ni igitabo kirimo ya mahame 28 y'ukuri kwa Bibiliya kandi yose ajya anasobanuye neza mu kinyarwanda gitomoye n'indongozi y'itorero Vale twashimira rero umuyobozi waduhaye this is a golden opportunity n'amahirwe ya zahabu kugira ngo aya mahirwe yaduhaye iki kiganiro yaduhaye umwanya yaduhaye ni nka zahabu twe tufata nka zahabu mu kiganiro kuko nkuko twabwiraga badukurikiye ntabwo ari ibintu byo gupfa gufata ukubonye ntabwo umuyobozi wagenda ngo umusange ku muhanda uyu mutunge mikoro bisaba gutegurwa ikiganiro akaguha randevu akakubwira ati umwanya uyu n'uyu ariko yaramufashe by the way yaje no muri studio turamushimire tubikuye ku mutima cyane mu kiganiro impano no kurana hanyuma yitwa Eric Mugiraneza yakoze indirimbo iryoshye Valence ayiteri iyi indirimbo yitwa Azatubabarira uyu muhungu rero indirimbo nziza yo guhimbaza Imana uyu muhungu Mugiraneza Eric nagira ngo nkubwire ko no umwe mu bahanzi batangiye muzika ubona wenda agenda ameze nk'umwana babyita gutaguza ariko aho ageze biraryoshye arimo gushinga imizi oya umva incurango kandi noneho umva incurango umuziki wa Kidiventiste wumva mu njyana yindi n'abakuze bavuga bati njyana turayikunda cyane iyi ndirimbo ngira ngo tuzakorana ikiganiro ubutaha tuzabyumve ku buryo burambuye ni indirimbo iryoshye cyane ni indirimbo nibwira ko umuntu ari kugenda mu modoka wayo uri kwiyumvira kuri kafa wayumva rwose yumvise mu gitondo byutse agubwa neza yumvise nimugoroba ugiye kuryama agubwa neza yumvise saa sita wagubwa neza cyane ni indirimbo nziza cyane ubaye uri umurwayi uri ku gitanda kwa muganga waba urembye waba uri koroherwa iyi ndirimbo ushobora kuyumva ku mutima ukumva urimo uragenda ugira ibyiringiro ukumva urimo uragenda cyane ko avuga ati azatubabarira atariko nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu ati rero kandi azatubabarira niba ibabarira ibitana sheregi bitukura tukutuku ati natwe azatubabarira ni indirimbo nziza cyane igenda itujyana ikayonza Vale tugiye kujya hehe Kayonza reka twerekeze ikayonza bakoze igitaramo cyo kongera kwibutsa ko ubusonga ari inkingi y'umurimo itorero ryahamagariwe umurimo w'ivugabutumwa korali yabaye ya mbere ni iyihe bimeze gute nanjye mfite amatsiko